twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana n'ubuntu bwa Mwuka Wera bikomeze biganze. Twongeye kubaha ikaze kuri Joshua TV Rwanda, wa mwanya wo gusenga, wa mwanya twahariye Imana kugira ngo ikomeze kubana natwe, wa mwanya tugira ibihe byiza, kandi nabize neza ko benshi bari kugenda bungukiramo byinshi. Muri kumwe nanjye Pastor Joshua Gasigwa. Nongeye guha ikaze abamaze gukanda subscribe. Imana y'amahoro ibaha umugisha, imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu. Abari gukora share, abagenda bakomentinga, bakatubwira, bakaduha ibitekerezo byabo, ndetse namwe mugenda mukanda like, mukatwereka ko turi kumwe. Uwiteka Imana ntakabure kubagirira neza, kandi ndabizi neza ko Imana izabigenza neza muri byose mu izina rya Yesu. Rero nk'uko mubizi, mbere yuko twinjira mu mwanya wo gusenga, muri uyu mwanya wa mbere yuko inkoko ibika, hari ijambo tubanza gusoma tukanarisengeramo, imirimo n'ibitangaza bikagenda birikurikiye, kandi ubwiza bw'Imana bugakorekera muri twe. Uyu mwanya rero mu ijambo ry'Imana turi buze gusengeramo, ijambo turi busange mu gitabo cy'abami ba mbere, igitabo cy'abami ba mbere, ibice byaho ni bibiri. Turasoma umurongo waho wa mbere n'uwa kabiri. Abami ba mbere, ibice byaho bibiri, turasoma umurongo waho wa mbere n'umurongo wa kabiri. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Dawidi araga Salomo maze aratanga. Umurongo wa mbere: igihe cya Dawidi cyo gutanga cye cyenda gusohora, yihanangiriza umuhungu we Salomo, aramubwira ati, ubu ndagiye nk'uko abisi bose bagenda, ni ugukomera ugaragaze ko uri umugabo. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Iri jambo ry'Imana ndashaka kugira ngo mbere y'uko urisengeramo tubanza turisubiremo, kuko tugiye kurivugaho gatoya, maze twarangiza tugasenga. Umurongo wa mbere uravuga ngo igihe cya Dawidi cyo gutanga cyenda gusohora, yihanangiriza umuhungu we Salomo, aramubwira ati, ubu ndagiye nk'uko abisi bose bagenda, ni ugukomera ugaragaze ko uri umugabo. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Nshuti yanjye, iki ni igihe cya Dawidi cyo gutanga cyari gisohoye, ari kubona ibyo yakoze byose bifite iherezo, ari kubona imbaraga zo yari afite akiri umusore zigiye, ari kubona buri kimwe cyose kitakimukundiye mu muvuduko yari afite. Birashoboka yuko yari aryamye no ku buriri, abona kwikura kuri ubwo buriri ntabwo byakunda, abona buri kimwe cyose ari gupanga ntabwo kiri kugerwaho nk'uko mbere byari bimeze. Agiye kubona, abona hari ahandi hantu agiye kujya, abona yuko Dawidi igihugu yarwaniriye guhera mu bwana bwe kugera ashaje, ko yagerageje gukora ibyo yarashoboye byose, ariko igihe kirageze yuko agenda. Reka nkubwire, ntihazagire umuntu kwigiraho igitangaza, ntihazagire umuntu kwigiraho umuntu ukomeye, kuko uwo nguwo uri kureba ejo wamubura. Uyu muntu uri kukwishyiraho hejuru, uyu muntu uri kukurwanya, uyu muntu uri kukuroga, uyu muntu uri kukuvuga nabi, uyu muntu uri kugusebya, ejo ushobora gushaka he ntuhabone. Kandi ikindi cya kabiri, kuri bamwe bajya bishingikiriza imbaraga zabo, bakabona igihe cyabo aho kugira ngo bagikoreshe neza, ahubwo bakumva yuko ibintu byose byarangiye, ko ari umwanya wo kugira nabi, ko ari umwanya wo kwanduranya. Ntukazishimire imbaraga z'umunsi umwe ngo zikwibagize inshuti zawe nyinshi. Izi inshuti zawe mumbaranye igihe cyose. Reka nkubwire, izi mbaraga ufite kano kanya, zikoresha ibyiza, zikoresha ubutwari, zikoresha umurimo w'Imana, zikoreshe mu nzira zikwiriye, hanyuma urebe ko Imana itarakugirira neza, kuko igihe kizagera nawe aho ngaho uhagaze ntabwo tuzahakubona. Muririmbyi niwe waririmbye, aravuga ngo haduhagaze hahoze abandi, kandi natwe tuzahava hajya abandi. Niyo mpamvu muri iryo soko uri gucururizamo, iri mbuto zikwiriye abakiranutsi. Muri ako kazi uri gukora, iri mbuto zikwiriye abakiranutsi. Muri iyo mibereho yawe ubayemo, iri mbuto zazindi z'abana b'Imana. Reka nkubwire, uko byaba bimeze kose, nta muntu uzatura nk'umusozi. Ibyo biri kukubabaza bigiye kuvaho. Izo ntambara ntabwo zizahama. Abo bakurwanya ntabwo ari abiteka. Yewe nabo bari kukuroga nk'uko nabivuze, ntabwo bazahama iteka, kuko igihe kizagera nabo bagende nk'uko abisi bose bagenda. Ndagira ngo mvugane n'ubuzima bwawe. Buri kintu cyose cyari kikuremereye, kibwire ngo igihe cyawe nikigera uzagenda nk'uko iby'isi byose bigenda. Haleluya! Ndeka nkubwire,
ibyo byari bikugarije, bibwire ngo isaha yabyo nigera uragenda nk'uko iby'isi byose bigenda. Nta mpamvu yo kurira, nta mpamvu yo kuganya, nta mpamvu yo guhagarika imitima, nta mpamvu yo kwanduranya, nta mpamvu yo kurenganya, nta mpamvu yo kwishigikira mu mafuti. Igihe iyo kigeze bigenda nk'uko iby'isi byose bigenda. Haleluya. Ngo Dawidi arebye rero abona nawe igihe yarwanye n'Abafilisitiya kirarangiye, abona igihe yarwanye n'Abasiriya kirarangiye, abona ko yarwanye n'Abamoni birarangiye. Ngo arangije atekereza ibyo yakoze byose, aravuga ngo nanjye igihe cyanjye kirageze, ngo ngiye kugenda nk'uko ab'isi bose bagenda. Haleluya, haleluya. Nshuti yanjye unkurikiye, Imana impaye ubuhanuzi. Mu byo uri gukora byose zirikana yuko igihe cyawe nikigera uzagenda nk'uko ab'isi bose bagenda. Haleluya. Bibiliya rero ivuze iki? Dawidi amaze kubona ibyo byose, amaze kubona yuko atakishingikirije ku mafiriti, amaze kubona yuko atakishingikirije ku byo kurya bihenze, ku mamatera ahenze, mu mazu yubatse neza, abona ibyo byose bigeze iherezo. Ngo arangije aravuga ngo umva, ni ikihe kintu nakora kugira ngo bigende neza? Nubwo ngiye ariko n'uruhe rwibutso nasiga? Aravuga ngo ngomba guhamagara umuhungu wanjye Salomo nkamuraga umurage, kandi uyu murage muraze ukazamubera umumaro, ukazamubera agaciro, ukazamufasha mu minsi ye yo kubaho kwe. Bibiliya iravuze rero ngo igihe cya Dawidi cyo gutanga cyenda gusohora. Haleluya. Gutanga ni ugupfa. Umwami nibavuga ngo arapfa, baravuga ngo aratanga. Mu yandi magambo, igihe cya Dawidi cyo gupfa kigeze, umwami aratanga, niko Bibiliya ivuze. Igihe cya Dawidi cyo gutanga cyenda gusohora, yihanangiriza umuhungu we Salomo, aramubwira ati, yihanangiriza umuhungu we Salomo, aramubwira ati, ikibanje ni ukumwihanangiriza, hagakurikiraho kumubwira. Igihe cye cyo gutanga gisohoye, aravuga ngo nagahamagaye abana banjye bose, ariko ntabwo ariko baha agaciro amagambo ndi kubabwira. Ngo areba mu rubyaro rwe rwose, areba mu bavandimwe be bose, areba muri bakuru be, areba mu bandi b'abanyamuryango, areba mu bikomangoma, areba mu bakuru b'abasirikare, areba mu barinzi, areba mu bagore be, areba ahantu hose yarashoboye kugeza amaso. Araranganya amaso mu muryango, araranganya amaso mu banyagihugu, aravuga ngo nta wundi muntu nakwizera, nta wundi muntu nagirira icyizere cyo guha uyu murage, kandi uyu murage ngo umugirire umumaro. Ndakwifurije kugira ngo Imana ikugirire icyizere, bituma ikuraga umurage uzaguherekeza kugeza ku iherezo ryawe. Nshuti yanjye, Imana iguhe feva, Imana ikugirire icyizere ku buryo abakubonye bose munyamugisha. Imana ikugirire icyizere ku buryo abari bakugarije bose babona ko uri uw'agaciro. Ngo arangije abona nta wundi muntu wo kwizerwa, ngo abona ni umuhungu we Salomo. Ngo arangije aramuhamagara, ngo aramwihanangiriza. Ngo amaze kumwihanangiriza, ngo aramubwira ati, ubu ndagiye nk'uko ab'isi bose bagenda, nuko komera ugaragaze ko uri umugabo Imana ishimwe. Nshuti yanjye, muri uyu mwaka wa 2025, ijambo ry'ubuhanuzi Imana impaye, Imana irambwiye ngo komera ugaragaze ko uri umugabo. Muri uyu mwaka wa 2025, mesaje ivuye mu ijuru ije iri kukwihanangiriza kandi ikanakubwira ngo ni igihe cyo gukomera, warangiza ukagaragaza ko uri umugabo. Yesu bari babonaga yuko nta bizashoboka, babonaga ko nta bizakunda, babonaga ko ntawe uzava kandi ntawe uzagera, ariko Imana iracyagufitiye icyizere. Niyo mpamvu yongeye kuguhamagara muri uyu mwanya wa mbere yuko inkoko ibika. Niyo mpamvu yongeye kuganira nawe nta bandi bahari. Irakubwiye ngo iki ni cyo gihe cyo gukomera ukagaragaza ko uri umugabo. Leta la sodebo le contradebo. Reka mubwire wa mukobwa we, reka mubwire wa mama we,
komera ugaragaze ko uri umugabo. Ntabwo waremewe kurira, ntabwo waremewe gutukwa, ntabwo waremewe gusuzugurwa. Iki ni cyo gihe Imana ivuganye nawe, iravuze ngo komera ugaragaze ko uri umugabo, ndafashijwe. Nuko komera ugaragaze ko uri umugabo. Seria bono trefezopi lutaya fodopre, waracishijwe. Komera ugaragaze ko uri umugabo. Baragusuzugura, ntabwo ari igihe cyo kurira ngo uni ku mutwe ucuri ku mutwe, ahubwo komera ugaragaze ko uri umugabo. Labalatasipo, komera ugaragaze ko uri umugabo. Dawidi ngo yihanangiriza umuhungu we Salomo, aramubwira ngo yerekwa mfite nuko ugiye gukomera, uzagera kure, uzabona byinshi bizakubaka, uzabona byinshi bizabana nawe, uzabona ubutunzi bwinshi, uzabona imbaraga nyinshi, abantu bazagukunda. Ariko ikibibanziriza ni uko ugomba gukomera ukagaragaza ko uri umugabo. Ntabwo Imana igirira neza imbwa, ntabwo Imana igirira neza ibishwi, ibigoryi, ntabwo Imana igirira neza babandi bafite guhuzagurika. Imana irashaka kugira ngo ukomere ugaragaze ko uri umugabo. Ahanuriye ubuzima bwawe, Imana iguha imbaraga zituma ukomera ukagaragaza ko uri umugabo. Haleluya! Ntabwo uri imfubyi ngo uzapfa nabi. Baravuze ngo ntawe uzigeza, baravuze ngo ntibizakunda, ariko ijambo rirakumanukiye rivuganye nawe ngo nuko komera ugaragaze ko uri umugabo. Yes, baravuze ngo nta kintu Satani agutega iburyo n'ibumoso, akakugwisha mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Ugerageza gukora ibyiza, ibibi bikagutanga imbere, ariko nta kibazo, komera wowe ugaragaze ko uri umugabo. Ye gusenga Imana nuko komera. Dawidi igihe cyo gutanga gisohoye, cyenda kugera, wahamagara umuhungu wagiriye icyizere Salomo. Ntabwo yahamagaye abana, yahamagaye Salomo bagirana umwiherero. Aramubwira ngo mwana wanjye ubu ndagiye nk'uko abisi bose bagenda, ariko ntabwo napfa kugenda gutya, nakubwiye aka kana. Nuko komera ugaragaze ko uri umugabo. Nshuti yanjye wowe nkurikiye, Imana iguhe gukomera ugaragaze ko uri umugabo. Imana ihagararane nawe muri uwo muryango wawe, ukomere uhagarare ko uhagarare ugaragaze ko uri umugabo. Muri iyo mibereho ufite, komera ugaragaze ko uri umugabo. Muri ubwo buryo bwose uri kubona, komera ugaragaze ko uri umugabo. Mu gakiza ko ufite, komera ugaragaze ko uri umugabo. Muri buri kimwe cyose ubuzima bwawe mpanuriye, nuko wakomera ukagaragaza ko uri umugabo. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Tugiye gusengana Imana, ubwira Imana ngo mpereze imbaraga zo gukomera, hanyuma nanjye ngaragaze ko ndi umugabo. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, Mana nyiri ubushobozi, Mana nyiri ubutware, ijambo ryawe riramanutse, riravuze ngo igihe cya Dawidi cyenda gusohora, wahamagara umuhungu we Dawidi, aramwihanangiriza ngo aramubwira ati, mwana wanjye Dawidi ubu ndagiye nk'uko abisi bose bagenda, ariko komera ugaragaze ko uri umugabo. Gusabye imbaraga zo gukomera muri ibi bihe, narangiza nkagaragaza ko ndi umugabo. Abambonye bose bakabonamo gukomera muri ngewe, kandi barangiza bakambona ko nabaye umugabo. Ntabwo byumvikanaga ko nakura, ariko warangujije. Urakoze kumpaye imbaraga zo gukomera nkagaragaza ko uri umugabo, ko ndi umugabo. Uyu mubyeyi umuhaye gukomera agaragaje ko ari umugabo. Uyu mumama, uyu mupapa, uyu musaza, uyu mukecuru, uyu mwana mutoya, urakoze ko uduhaye gukomera ukagaragaza ko turi abagabo. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Ngaho rero komeza uganze muri uyu mwanya wa mbere y'uko nko kwibika, ukomeze ubane natwe kandi ukomeze kutugirira neza. Izi mbaraga zawe uduhaye dukomeze kugaragaza ko turi abagabo, kugeza ku munsi uzaza kudutwara, natwe tuzagende ariko turi abagabo. Ngakomeza uganze kandi ukomeze gukora ibikomeye. Urakoze ko wumvise gusenga kwacu, tugushimiye uyu mwanya wa mbere y'uko nko kwibika, y'uko ugenda uduhera mu imbaraga, natwe turakomeye, tugaragaje ko turi abagabo. Byose twizeye ko bikoze kandi bikoreye kwiyubahisha. Amen. Urakoze data, urakoze. Amen. Wewe warungurikiye
nguhaye ikaze, ndagushimiye kubw'umwanya wawe uduhaye. Uyu ni umwanya wo gukomera tukagaragaza ko turi abagabo. Imana ikugirire neza. Shalom shalom.